dushimye Imana cyane kuba yatwemereye kuboneka muri gahunda nk'iyi ngiyi, ikaba yaduteranije. Ntabwo iyi Imana yaduteranije nk'uku nguku iba yaduteranirije ubusa, ahubwo haba hari umugambi udasanzwe watumye Imana iduhamagara. Kandi nk'uko twakomeje kugenda tubibona uhereye ku mugoroba kugeza aka kanya, ntekereza ko gahunda zose uko zagiye zikurikirana ku muntu wabashije gukurikira, nzi neza yuko hari icyo yabashije kubona nk'umugambi w'Imana ku bugingo bwe. Rero hari amagambo yigeze kuvugwa n'umuntu umwe, ni umwe mu babwirizabutumwa babayeho mu bihe byashize, bamwita Spurgeon, Charles Spurgeon. Yaravuze ngo people are hungry for the bread of life, do not offer them stones. Abantu basonzeye umutima w'ubugingo, nta mpamvu yo kubaha amabuye. Byaba biteye ubwoba ndetse binababaje. Na Yesu yigeze kubaza ati ese umwana wawe yakwaka umutsima ashonje hanyuma amuha inzoka? Yakwaka ifu ukamuha inzoka? Nta nubwo yakwaka umutsima ngo umuhe ibuye, kuko ibuye ntacyo yarimaze. Muri gahunda nk'iyi rero hari uburyo budasanzwe Imana baduteguriyemo imitsima, kandi imitsima y'ubugingo, imitsima ya nyayo, atari ya mitsima yatakaje uburyohe, yatakaje agaciro, imeze nk'imwe y'Abagibeyoni. kugira ngo niba mwarize amateka y'Abisiraheli bari mu rugendo, uburyo haje abantu bitwa Abagibeyoni bakaza kubatekaho umutwe bazanye imitsima ngo yashaje, murabyibuka. Muri iki gihe rero Imana iba yiteguye kutumanyagurira umutsima w'ubugingo, umutsima ukiri mushya, atari umutsima wumye nk'uko mugenzi wacu Eugenie ari kubivuga. Rero guhera mu masaha yatambutse, uhereye ku mugoroba, twakomeje kugenda tumanyagurirwa kuri uwo mutsima, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro kubera ko n'uyu munsi n'aka kanya no muri iyi saha igiye gukomeza tumanyagurira kuri uwo mutsima. Rero dufite igihe gitoya, niyo mpamvu ngira ngo tugikoreshe uko kiri. Dufite icyigisho tugiye kwigira hamwe, gutsindwa ku rugabano ishitimu. Gutsindwa ku rugabano ishitimu. Mbese muri kubasha kubona screen? Niba muri kuyibona muraza kumenyesha kugira ngo dutangire tuganire. Imana ishimwe cyane, muri kumbwira ko muri kukibona. Gutsindwa ku rugabano ishitimu nicyo cyigisho tugiye kwiga muri aka kanya, kandi turaza kureba ku mateka nk'uko n'ubundi abandi bagenzi banjye bakomeje kugenda babikora, tugereranya ibyabaye mu gihe cyashize cya Isiraheli ndetse tubihuza na Isiraheli y'uyu munsi. Ndifuza ko mbere yuko tujya mbere ngo twimbike mu cyigisho, tubanza guca bugufi tugasenga Imana. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Twanyuzwe no kuba imbere yawe, kandi wadusohoreje isezerano ryawe ry'uko utajya uduteraniriza ubusa, kuko waduhaye amagambo y'ubugingo ariyo mitsima mishya. Kandi n'uyu munsi turacyabona gusohora kuri iryo jambo no kuri uyu munota, kuko nanone ugiye kongera kuturamburira ibyanditswe byera ukatugaburira. Ndakwinginze ngo ntaba ari njye, ahubwo impano nziza zivuye mu ijuru zitumanukire twese, binyuze muri njye nk'igikoresho cyawe kandi cyoroheje, maze izo mpano zuzure imitima yacu kandi zikize ubugingo bwacu. Gutsindwa ku rugabano ishitimu niyo magambo tugiye kwiga muri aka kanya. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, paje ya 328, atubwira ko bitari umugambi w'Imana ko Isiraheli ya kera itinda mu butayu imyaka igera kuri 40 nk'uko twabonye urugendo rurerure n'uruzerero rwabo. Kandi muri ubwo buryo ntabwo ari umugambi w'Imana nanone ku Isiraheli ya none, itorero ry'Imana muri iki gihe ritinda mu isi nk'uko tumaze imyaka myinshi
tuzerera muri iyi si, muri ubu butayu. Gusa nk'uko Isiraheli byageze igihe imyaka 40 ikagera ku musozo maze bakagera ku rugabano, nako uyu munsi nk'uko tugiye kubibona natwe tugeze ku rugabano kandi turi hafi kwinjira muri Kanani yo mu ijuru. Muri iki cyigisho tugiye kurebera hamwe ingingo zigera kuri enye. Turareba ingingo ya mbere y'iri buriro itubwira amateka yaranze Isiraheli ndetse n'impamvu dukwiye kwiga ayo mateka. Turaza kureba ku nkuru mpamo y'ibyabaye kuri Isiraheli nk'uko ari igitekerezo dusanga amakuru yose y'impamo dusanga mu gitabo cyo kubara guhera mu gice cya 22 kugeza ku gice cya 26. Ndetse turaza kurebera hamwe ibikubiye muri ibyo bice byombi nk'ibishushanyo ariko bifite icyo bishushanya. Hanyuma turaza kureba umuburo uheruka kuri twebwe, icyo twigira kuri ayo mateka. Mu gitabo cyo kubara mu gice cya 22 ubwo tugiye gutangira igice cya 22 ku murongo wa mbere, dusoma amagambo avuga ngo Abisiraheli barahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'Imowabu kinini hakurya ya Yorodani ahateganye n'i Yeriko. Tubona uburyo Abisiraheli bongeye guhaguruka bakagenda bakabamba amahema hakurya mu kibaya cy'Imowabu. Iki kibaya cy'Imowabu nicyo cyatandukanye hagati y'iki kibaya ndetse na Kanani aho bajyaga hari harimo uruzi rwa Yorodani gusa. Ibi bisobanuye ko Abisiraheli bari barimo bagana ku musozo w'urugendo rwabo. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi haranditse ngo bafite imitima yuzuye umunezero no kwizera Imana kuvuguruye, ingabo z'Abisiraheli zaneshaga zari zivuye i Bashani, zari zamaze kwigarurira akarere keza kandi zari zifite icyizere cyo guhita zigarurira Kanani. Bari bafite ibyiringiro rwose ko urugendo rwabo rugeze ku musozo. Hagati yabo n'icyo gihugu cy'isezerano hari uruzi rwa Yorodani gusa. Hakurya y'urwo ruzi hari ikibaya kirumbuka cyaneteshwaga n'utugezi twavaga mu masoko y'amazi menshi, kandi ibiti by'imikindo nibyo byaharindaga izuba. Ku rubibi rw'iburengerazuba bw'icyo kibaya hari hubatswe iminara n'ingoro z'i Yeriko, yari ikikijwe n'ibiti byinshi by'imikindo ku buryo byatumaga witwa umujyi w'imikindo. Aya ni amateka atwereka neza ukuntu Abisiraheli muri uru rugendo rwabo rwendaga kugera ku musozo bari baguwe neza cyane, bagendaga banesha, bari bafite ibyiringiro rwose by'uko bagiye kurangiza urugendo. Kandi uku kunesha kudasubirwaho cyari igihamya ntashidikanywaho cy'uko bari kumwe n'Imana, nk'uko umuvandimwe Viviane yabitweretse mu cyigisho kibanje. Abisiraheli bakoranaga n'Imana, bari bari kumwe n'Imana, Uwiteka yari ari hagati muri bo, bityo ibi byabaheshaga kunesha bakagenda mu rugendo rwabo banesha. Hano tubonye uburyo bari bamaze, izi ngabo zagendaga zinesha zivuye i Bashani zinesheje, zimaze kwigarura ako karere, ndetse bafite icyizere cy'uko bagiye no guhita bigarurira Kanani bakagera mu gihugu cy'isezerano. Turi gusoma paji ya 310 mu ruhande rw'urasirazuba rw'uruzi rwa Yorodani. Hagati y'uruzi n'imisozi bambukiranyaga naho hari ikibaya kigari kandi kirambuye gikurikiye inkengero z'urwo ruzi. Icyo kibaya gitwikiriwe n'ibiti cyari gifite amahumbezi, kirimo ibiti byinshi byitwa imishitimu, bigatuma icyo kibaya cyitwa ikibaya cya Shitimu. Nkwibutse ko tugiye kureba ibyabereye muri iki kibaya. Hari impamvu iki kibaya cyiswe ikibaya cy'Ishitimu. Nuko ahantu hari ibiti byiza binini byitwaga imishitimu, kandi ibi biti byari bifite amahumbezi bigatanga igicucu cyiza muri icyo kibaya. Bityo aho hantu rero niho Abisiraheli babambye amahema ngo maze babone uburuhukiro bwiza mu biti byaho, muri ibyo biti by'imishitimu. Abakurambere n'abahanuzi paje 310. Ariko nubwo bari bakikijwe n'ahantu heza, bavandimwe mukurikira aya magambo, bahahuriye n'icyago cyabaguye nabi cyane kurusha ingabo zikomeye zifite intwaro cyangwa inyamaswa zo mu gasozi zabonekaga mu butayu.
ibi bintu byabaye ku Bisiraheli bikomeye. Aha hantu heza bari bari, aha hantu bari baguwe neza, babona ko urugendo rwabo rugiye kurangira, byarangiye bahahuriye n'icyago kiruta ibindi, cyabaguye nabi. Ijambo ry'Imana rituvuye ngo kurusha ingabo zifite intwaro cyangwa inyamaswa zo mu gasozi zabonekaga mu butayu. Tugiye kureba iki cyago bahuye nacyo ibyacyo, kandi hari impamvu tugomba kwiga ibi bintu cyane ndetse dushimikiriye. Mu gitabo cyitwa Abakurambere, Abahanuzi n'Abami, kuri paji ya 496 ni soft copy, hari amagambo avuga ngo amateka y'ibyabaye ku mahanga agira icyo atubwira muri iki gihe. Ntabwo kwiga amateka kwacu ari uguta igihe, oya, ahubwo amateka y'ibyabaye agira icyo atubwira muri iki gihe. Imana yahaye umuntu wese n'ishyanga ryose umwanya mu mugambi wayo ukomeye. Ntabwo ibintu byabayeho kubw'impanuka, ntabwo amahanga yabayeho ndetse n'iby'isi yanyuzemo mu gihe cyashize byabaye kubw'impanuka, ahubwo ibyo bintu bifite umugambi ukomeye. Hari icyatumye Imana ibyemera. Muri iki gihe abantu ndetse n'amahanga bigeragezwa n'umugozi ugera imfuruka uri mu kiganza cy'Imana itibeshya. Kubwo guhitamo kwabo, abantu bose bagenda bashyira umwanzuro ku iherezo ryabo, kandi Imana igenga bose kubwo gusohoza imigambi yayo. Rero niyo mpamvu tugomba kwiga amateka kugira ngo dukure icyitegererezo kuri ayo mateka. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 10:11, avuga ku mateka yaranze Abisiraheli, yaravuze ngo ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byarikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Rero mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi muzabasha gusomamo amateka yuzuye y'ibyabaye ku Bisiraheli, ijambo ku rindi. Ntabwo turi bugende dusoma ijambo ku rindi kuko dufite umwanya mutoya, ntabwo icyo gihe twaza kukibona, ariko ibi ngibi bahaye nka reference mushobora kwifashisha kugira ngo tuze kubasha gucunguza uburyo umwete. Baratubwira amateka y'iki gihugu Abisiraheli bari bagezemo, kugira ngo tubanze tuyasesengure. Icyo gihugu cyari gikungahaye ku mutungo kamere, ariko nubwo byari bimeze bityo, ari igihugu cyiza, hari ibibaya byiza bifite igicucu kizanwa n'ibiti by'imishitimu. Soma amagambo avuga ngo iki gihugu cyari cyarandujwe n'abaturage bacyo. Aba bari abaturage b'abapagani. Iyo baramyaga bari mu ruhame, ibyaha bikomeye bihaye nyuma y'ibindi kandi by'urukozasoni byakorwaga ku mugaragaro. Ngo ibintu byabaga muri iki gihugu Abisiraheli bari bagezemo. Kugira ngo buri jambo ryose turi busome hano muri gitondere, kuko bifite icyo ritubwira muri iki gihe cyacu. Iyo baramyaga bari mu ruhame, ibyaha bikomeye biri hanyuma y'ibindi kandi by'urukozasoni byakorwaga ku mugaragaro mu ruhame. Mu mpande zose habaga hari ahantu hagenewe gusengerwa ibigirwamana no kuhakorera ubusambanyi bw'indengakamere, kandi amazina y'aho hantu yagaragazaga ububi no kwangirika kw'imico by'abaturage babo. Nguko iki gihugu cyari giteye. Paje 310. Iyo mibereho y'abantu bari bakikije Abisiraheli yarabanduje. Imitima yabo yamenyereye ibitekerezo bibi byahoraga bibageraho. Abisiraheli aho hantu bacumbitse, aho hantu baganditse, bitewe n'imico y'abari bahakikije mibi. Ibyo bintu, iyo mibereho yagize icyo ikora ku Bisiraheli. Imitima y'Abisiraheli yagiye imenyera ibitekerezo bibi byahoraga bibageraho biturutse mu baturage ba cya gihugu bari barimo. Imibereho yabo yo kudamarara no kudakora ibyara ingaruka zayo mbi, kandi buhoro buhoro batabizi bagenda batandukana n'Imana, kandi bageraho bashoboraga kugwa mu bishuko mu buryo bworoshye. Iyi niyo miterere ya kiriya gihugu. Bari abantu badakora, bari abantu baguwe neza, badamaraye, bisengera ibigirwamana. Iyi miterere turaza kureba imiterere y'isi y'uyu munsi, maze hari tuze kureba niba bisa nk'aho Abisiraheli bari bageze kiriya gihe. Ngo igihe bari babambye amahema yabo ku nkengero za Yorodani, Mose yateguraga uburyo bwo kwigarurira Kanani. Uwo muyobozi ukomeye yari ahugiye muri uwo murimo
ko twabonye ko bari hafi kugera i Kanani, maze Mose ahugira mu bintu byo gutegura urwo rugendo rwo kwigarurira Kanani. Ariko ku bantu bo icyo gihe cyo gutegereza cyababereye ikigeragezo gikomeye cyane. Igihe Mose arimo ategura urugendo, igihe haburaga igihe gito ngo binjire i Kanani, haciyemo umwanya, kandi uyu mwanya wo gutegereza ku Bisirayeli wabereye ikigeragezo gikomeye, kidakomeye gusa ahubwo gikomeye cyane. Aha hantu niho bahuriye n'ishungura ryabagabanyije ku buryo bukomeye kugeza ubwo i Kanani hinjiye abantu bake cyane. Kandi hatarashira ibyumweru byinshi bari aho hantu, amateka ye y'Abisiraheli yari yamaze kwanduzwa no gutandukana n'ukuri n'ubutungane mu buryo buteye ubwoba. Mu cyigisho gitambutse tumaze kureba uburyo Imana yari ituye hagati mu Bisiraheli, kandi ukuri kose tumaze kubona gushushanywa n'ubuturo bwera kuri benshi bari baraguhaye kandi gukorera muri bo. Ariko muri iki gihe cy'ibyumweru bike bamaze muri kiriya kibaya, habayeho ikintu gikomeye cyo gutandukana na kwa kuri bari barafashe mu bihe byose byatambutse. Bavandimwe, aya ni amateka ateye ubwoba kandi akomeye. Kuri ya paje n'undi paragarafu ya 6, bigitangira habayeho gusambana kw'Abisirayeli n'abapagani bari baturanye. Ariko nyuma y'igihe gito abagore b'Amidiyanikazi batangira kuza mu nkambi z'Abisirayeli rwihishwa. Kuza kwabo ntikwateye gukangarana, maze buhoro buhoro imigambi yabo igenda igerwaho ku buryo Mose atamenye icyo kibazo. Mu kwifatanya n'Abaheburayo, abo bagore bari bafite umugambi wo kubashuka ngo babagushe mu cyaha cyo kwica amategeko y'Imana, kandi babarehereze gukora imihango n'imigenzo bya gipagani, bityo babashore mu gusenga ibigirwamana. Iyo migambi yari ihishwe bikomeye, itwikirijwe ubushuti ku buryo batashoboraga gukekwa, haba n'abari bashinzwe kurinda abantu. Habayeho ubushuti, ndagira ngo ndi kugenda aca muri aya mateka mu buryo bwihuta kugira ngo tuze kureba ibyigisho by'ingenzi tuza kwigira kuri aya mateka. Habayeho kwifatanya kw'Abamidiyani n'Abisiraheli mu buryo bwa gishuti, kandi ku kwifatanya kwabo no kugirana ubushuti byaje kubaviramo gukora ibyaha bikomeye cyane, harimo ubusambanyi ndetse no gusenga ibigirwamana abapagani basengaga. Biturutse ku nama yatanzwe na Balamu. Aha naho ubu tugiye kuhabonera urundi rugero rukomeye tuzana none gutindaho. Biturutse ku nama yari yatanzwe na Balamu. Balamu yari inde? Turaza kubona uwo Balamu yari we. Umwami wabo yakoresheje ibirori bikomeye cyane byo kuramya imana zabo, kandi byari byategurirwa ko Balamu ashuka Abisiraheli bakajyayo. Hari ubumwe bwari hagati ya Balamu ndetse n'umwami w'Abamowabu witwaga Baraki. Maze byari byateguwe, hari habayeho akagambane hagati ya Balamu na Baraki kugira ngo bagushe Abisiraheli mu mutego. Balamu uyu Abisiraheli bamufataga ko ari umuhanuzi w'Imana ku buryo kugera ku migambi ye bitamugoye cyane. Abantu benshi cyane bajyanye nawe muri ibyo birori, bajyana na Balamu, bishoye ku rubuga rwabuzanijwe n'Umukiza, bishoye ku rubuga rwabuzanijwe, bityo bishyize mu mutego wa Satani. Bashutswe n'umuzika no kubyina, kandi bakuruwe n'uburanga bw'abakobwa b'abapagani, maze bazibukira kuba indahemuka kuri Yehova kwabo. Ubwo bishoraga mu bitwenge no kuvuyarara, inzoga zateye igihe mu bwenge bwabo. Uze kumva ibintu byose. Ubwo bishoraga mu bitwenge no kudamarara, inzoga zateye igihe ku bwenge bwabo, maze zisenya inzitiro zo kwitegeka. Bari batwawe n'irari kandi bamaze guhumanisha intekerezo zabo ubusambanyi. Bemeye gupfukamira no kuramya ibigirwamana. Numva ibintu byageze ku Bisirayeli. Batambiye ibitambo ku bicaniro by'abapagani, kandi bafatanya n'abandi mu mihango iteye isoni. Aba ni bamwe tumaze kureba Uwiteka yavugaga ngo bandemwe ubuturo nturi hagati muri. Dukomeze turebe aya mateka. Ntibyatinze maze uburozi buba bwakwiriye hose mu mateka mu mahema y'Abisiraheli nk'ubwandu bwica. Abajyaga kunesha ku rugamba batsinzwe n'uburiganya bw'abagore b'abapagani. Abantu babaye nk'abatakigira ubwenge. Abategetsi n'abayobozi bari mu ba mbere bacumuye. Abategetsi n'abayobozi b'iryo shyanga bari mu ba mbere bacumuye, bityo
ku bw'abo bategetsi n'abayobozi benshi muri rubanda nabo baracumura ku buryo ubuhakanyi bwakwiriye mu ishyanga ryose. Abisiraheli bifatanya na Bali y'i Pewori, maze ubwo Mose yamenyaga icyo kibi, imigambi mibisha y'abanzi yari yamaze kugera ku ntego zayo ku rwego rukomeye, ku buryo Abisiraheli batagiraga uruhare mu mihango y'urukozasoni ya gipagani yo kuramya kwaberaga ku musozi wa Pewori gusa, ahubwo n'imihango ya gipagani yari yatangiye kubahirizwa mu nkambi y'Abisiraheli. Ibi byaragiye noneho biva mu nkambi, biva ku musozi wa Pewori maze biza mu nkambi z'Abisiraheli. Mose ibi yaje kubibona yakererewe nta garuriro. Uwo muyobozi wari ugeze mu zabukuru yuzuye n'ishavu, maze uburakari bw'Imana nabwo burakongera. Ngaya amateka y'ibyabaye. Nimukomeza gusoma mu gice cya 22, 23, igice cya 25 kubara, murasanga uburyo ibintu byakomeye kugeza ubw'Imana ibasukaho uburakari buteye ubwoba, ibateza mugiga, kandi abantu benshi cyane bararimbuka. Igihe bongeraga kubara Abisiraheli mu gice cya 26, byagaragaye yuko ku bantu bose bari babazwe mbere, bose baguye aho ngaho i Shitimu bishwe na mugiga, uretse abantu 2 bonyine, aribo Yosuwa ndetse na Kalebu. Ngaya amateka ababaje yabaye ku Bisiraheli abereye ahitwa mu kibaya cy'Ishitimu. Tugiye rero kureba ibyigisho dushobora gukura kuri ibi bintu byabaye ku Bisiraheli. Turareba igishushanyo n'icyo cyashushanya. Urwa kabiri rw'Abakorinto nk'uko twabisomye mu gice cya 10:31, twasomye ngo ibyo byabereyeho kutubera kabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibi. Ndashaka kubanza kubabwira ikintu kimwe, kureba ikintu kimwe muri iyi nkuru y'Abisiraheli. Tugiye kurebera hamwe Balamu, kuko ibi byabaye ku Bisiraheli. Umukinnyi w'ibanze, umwe mu bakinnyi b'ibanze muri iyi nkuru ni Balamu. Balamu tubonye ko ariwe washutse Abisiraheli akabajyana mu birori kubwo akagambane ke n'umwami w'Abamowabu witwaga Balaki. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2:14 dusoma amagambo avuga ngo, ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu mufite abakomeza inyigisho za Balamu wigishije Balaki gushyira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Ngira ngo muri kumva icyo Balamu yakoze. Balamu yashyize igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano. Intonorano ni inyama zabaga zaterekejwe ibigirwamana. Mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi dusubiye inyuma gatoya, paje ya 300, tubona amateka y'uyu mugabo witwa Balamu. Balamu wari utuye i Mesopotamiya, yari azwiho ubushobozi budasanzwe, kandi kuba ikirangirire kwe byari byarageze mu gihugu cy'Imowabu. Balamu ikintu cya mbere tubonye cyamuranze, yari umuntu w'ikirangirire, kandi uku kuba ikirangirire kwe tugiye kureba ikintu byakoze. Yabaye ikirangirire bigera nubwo bigera mu bapagane mu gihugu cy'Imowabu ko hari umuntu witwa Balamu utuye mu gihugu cy'Imesopotami w'ikirangirire. Hafashwe umwanzuro wo kumwitabaza ngo abafashe. Bityo rero intumwa z'abakuru b'Imowabu n'Abamidiyani zoherejwe gushaka Balamu kugira ngo akoreshe ubushobozi bwe avume Abisiraheli. Balamu yakoreshejwe nk'igikoresho cyo kugusha Abisiraheli, cyo kubabuza kugera mu gihugu cy'isezerano. Ariko ndagira ngo tubanze tumenye ngo Balamu yari inde. Igika gikurikiraho kiravuga ngo Balamu yari yarigeze kuba umuntu mwiza kandi aba n'umuhanuzi w'Imana. Balamu yari yarigeze kuba umuhanuzi w'Imana, yari umuhanuzi w'Imana, kuko byabereyeho kutubera kabarore twese.
Baramu yari umuhanuzi w'Imana, none agiye gukoreshwa nk'igikoresho cyo kugusha Abisiraheli ngo batagera mu gihugu cy'isezerano. Yari umuhanuzi w'Imana, yari umuntu mwiza, ariko iri jambo ryitwa ngo ariko muryitondere, yari yarabaye umuhakanyi, maze yirundurira mu byo kwifuza, nyamara yari akivuga yuko ari umugaragu w'isumba byose. Baramu yari akivuga ko ari umugaragu w'isumba byose, ariko nubwo yari umuntu w'umuhanuzi w'Imana, nubwo yitaga umugaragu w'isumba byose, amateka atubwiye yuko Baramu uyu yari yaragiye mu buhakanyi, yari yaratandukanye n'Imana mu mutima we. Gusa ikibazo cyari gihari, ntabwo Abisiraheli bari babizi, bityo byarangiye Baramu abagushije mu mutego. Yari umuhanuzi watandukanye n'Imana. Kuri paji ya 34 haravuga ngo ubwenge bwe, ubwenge bwa Baramu bwari bwarahindutse ubupfapfa. Ubwenge bwa Baramu bwari bwarahindutse ubupfapfa. Imibereho ye mu bya mwuka yari yarabudikiwe n'igihu. Yari yarikuriye ubuhuminyi kubwo kwiyegurira imbaraga ya Satani. Mwumva uyu muhanuzi w'Uwiteka. Kandi Abisiraheli bamwemeraga nk'umuntu w'Imana. Niho ikibazo cyari kiri. None niba Isiraheli yari iyobotse Baramu, baramwemeraga kandi afite imiterere imeze itya, niki kindi yari kumarira Isiraheli kitari ukubakorera ibyo yabakoreye? Se hari ikindi? Kubera ko Baramu yasubiye inyuma mu mutima we, ariko Abisiraheli ntabwo bigeze babimenya. Ese Baramu twamugereranya nande uyu munsi? Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi niho dukomeza gusa. Muri iki gihe hari abantu ibihumbi byinshi bakora nka Baramu. Byari muri iki basobanukirwa inshingano yabo nta mbogamizi, igihe gusa ihuje n'ibyifuzo byabo. Iyo nshingano yashyizwe imbere yabo neza muri Bibiliya, cyangwa se ikagaragazwa neza n'ibibaho ndetse n'inyurabwenge. Ariko kubera ko ibyo bihamya biba bihabanye n'ibyifuzo byabo n'ibyo barangamiye, akenshi barabyirengagiza maze bakiyobagiza, bakajya kubaza Imana ibyerekeye inshingano yabo. Igihe Baramu yahamagarwaga mbere, ahamagawe n'umwami w'Imowabu ngo ajye kuvuma Abisiraheli, Baramu yari abizi ko icyo gikorwa kinyuranye n'ubushake bw'Imana. Ariko Baramu ibyo bintu arabyirengagiza bitewe n'ibyo yararikiye, maze aragenda ajya kugisha Imana inama. Abaza Imana ngo se ngende cyangwa ni kugenda? Ariko se yarayobewe ko icyo gikorwa agiye gukora kinyuranye n'ubushake bw'Imana? Yari abizi. None reka mbabaza, mbese uyu munsi nanone muri iki gihe hari ibintu byabaye tubibonesha amaso yacu, bitugeraho atari mu gihugu kimwe gusa, ahubwo bihetura isi yose, bigera ku bwoko bw'Imana icyarimwe, kandi abantu bose bahamagarirwa gufata ibyemezo bihuje n'ijambo ry'Imana. Ariko abandi bitewe n'ibyo bararikiye, mbese hari abantu bamwe bagiye bashakisha impamvu zabashyigikira ku kudafata icyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana, maze bakajya imbere y'Imana bigize shyashya ngo bagiye gusenga kugira ngo Imana ibereke ubushake bwabo n'icyo bagomba gukora kuri ibyo bintu. Nyamara Imana yarabigaragaje neza mu ijambo ry'Imana. Imana yaravuze ibyo abantu bagomba kurya, yaravuze ibyo bagomba kunywa, yaranavuze ubwoko bw'ubuvuzi abantu bagomba guhabwa, ariko abantu bakongera bakajya imbere y'Imana nanone kugira ngo bongere bayibaze batese Imana, none bya bintu n'ibyo mbese tubikore? Baba babizirikana cyane, nyamara bagasenga igihe kirekire kandi bashishikaye basaba guhabwa umucyo, kandi umucyo Imana yaramaze kuwutanga mu ijambo ryayo. Mbese abo bantu bagiye bava imbere y'Imana bavuga ko bahawe umucyo w'icyo bagomba gukora, kandi bikarangira umucyo bahavanye uhabanye n'icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. Aya magambo nk'uko bavuze kabiri. Nyamara
ntabwo imana izigera ikinishwa, ntabwo imana izigera ikinishwa muri ubwo buryo. Akenshi yemerera abantu nk'abo gukurikiza ibyifuzo byabo. Ese imana yaretse Balamu aragenda ajya asanga Baraki? Igisubizo ni yego. Imana izemerera abantu gukurikiza ibyifuzo byabo, kandi muri uko gukurikiza ibyifuzo byabo bazanagerwaho n'ingaruka zabyo. Zaburi ya 41 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo maze ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye, nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo. Ubu hari abantu benshi banangiwe imitima muri iki gihe kubera yuko banze umucyo w'ijambo ry'Imana bagakugendana n'Imana, maze bakurikiza ibyo bararikiye. None se ni gute ujya imbere y'Imana ngo nyereke ibi bintu mbigenzemo, kandi Imana yarabigaragaje mu ijambo ryayo? Igihe umuntu umwe asobanukiwe inshingano neza, ntakiyoberanye ngo ajye imbere y'Imana asaba ko itamuhora kutakora iyo nshingano, ahubwo n'umutima wicisha bugufi kandi wumvira, umuntu yari akwiye gusaba imbaraga n'ubwenge bikomoka ku Mana kugira ngo akore iby'iyo nshingano. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu ni wo mutego rero Balamu yaguyemo. Ibyifuzo byo muri we byarakujijwe cyane, bishyirwa hejuru y'ubushake bw'Imana, maze bituma Balamu atandukana n'Imana. Kandi igihe Balamu yamaze gutandukana n'Imana, nta kintu yari gukora uretse gushora Isiraheli mu bishuko no kwitandukanya n'Imana, kandi ibi yabigeze. Kuri paji ya 111 ndagira ngo mbere ku buryo byarangiye Isiraheli itandukanye n'Imana. Ibikorwa byabo byo gukiranirwa byateje Abisiraheli iby'ubupfumu bwose bwa Balamu butajyaga gukora. Mu gice cya 22 gukomeza tubona Balamu agerageza kuvuma Abisiraheli inshuro ebyiri zose binanirana, ariko igihe yari amaze kunanirwa kuvuma Abisiraheli akoresheje ubupfumu, uburyo bwose yari gukoresha kuko Abisiraheli bari bomatanye n'Imana, nk'uko twabibonye mu cyigisho cyabanje mushiki wacu yatwigishije. Iki gikorwa cy'ubugambanyi cyakozwe na Balamu cyageze ku ntego yacyo, maze gisohoza ibyo Balamu atari yashobojwe gukoreshwa n'ubupfumu. Byabatandukanije n'Imana, niko handitse. Kubw'ibihano byihuse byahise bibageraho, abantu barakangutse bazirikana uburemere bw'icyaha cyabo. Icyorezo gikomeye cyane cyadutse mu nkambi yabo, maze gihitana abantu ibihumbi byinshi. Imana yategetse ko abagiye ku ruhembe rw'imbere muri ubwo buhakanyi bicwa, maze imirambo yabo ikamanikwa aho Abisiraheli bose bareba, kugira ngo iteraniro niribona uko abatware bahanwe bikomeye bene ako kageni, ryiyumvishe bikomeye uburyo Imana yanga icyo cyaha bari bakoze, ndetse babone n'uburyo barakarira. Nta kindi Balamu yasohoje, umuhanuzi watandukanye n'Imana, byarangiye atumye Isiraheli itandukanye n'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ekana uburyo ibisa nk'ibi ngibi nanone bizakomeza gukorwa mu mateka, kandi ingaruka zimeze nk'izabaye zikagenda zikurikira. Umurongo wa 8 haravuga ngo, Yesaya igice cya 30, nuko genda ubyandikire ku gisate imbere yabo, ubyandike no mu gitabo, bibi by'igihe kizaza kugeza iteka ryose. Kuko ari ubwoko bugoma, abana babeshya, abana badakunda kumva amategeko y'Uwiteka. Babwira abamenya bati ntimukarebe, bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje, muhanura ibinyoma, muve mu nzira muteshuke, mutume uwera wa Isiraheli atuvamo. Nuko Isiraheli yari iteye, kandi izi ni ingaruka zizakomeza kugera kuri Isiraheli ibihe byose, ndetse n'uyu munsi wa none. Aho abantu banze ukuri, bakanga abahanuzi b'ukuri, maze bakemera abahanuzi b'ibinyoma nka Balamu batandukanye n'Imana, nta kindi kizakurikiraho nuko bazatuma uwera wa Isiraheli atuvamo. Ikintu gikomeye Balamu yakoze nuko yashutse Abisiraheli akabajyana, akabahuza n'abanyamahanga, akabajyana mu birori byabo. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14
tubona umuburo kuri ibyo ngibyo. Umurongo wa 14 uravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite, cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Ikibazo. Israeli yagombaga kuguma kure y'abanyamahanga, kandi igihe yabaga igiye guhura n'abanyamahanga ntabwo byagombaga kuba bishingiye ku mpamvu z'ubushuti, kereka gusa ku mpamvu z'ibwirizabutumwa. Ubundi bumwe bwose ntabwo bwari bwemewe. Ibi rero bitandukanye n'ibyo Balamu yabakoreye, kuko Balamu yashatse ubumwe bwa gishuti, kwifatanya mu birori, kwifatanya mu misengere. Ibyo byatandukanije Israheli n'Imana. Hano ndashaka kugira ibintu bike yambereka, ni ibintu bibaye mu gihe kitarenze amezi abiri atambutse. Hano ni ibyabereye muri sesiyo ya 61 ya General Conference yabereye ahitwa Saint Louis. Hari ibintu tutabashije kubona, bamwe byabereye inyuma y'amarido, abantu benshi bitabagezeho, kuko mu gihe sesiyo yarimo ijya mbere hari indi mishyikirano idasanzwe yari irimo ibaho hagati y'abayobozi b'itorero ryacu ku rwego rw'isi, by'umwihariko abashinzwe icyiciro cy'umudendezo w'idini, Public Affairs and Religious Liberty, ihagarariwe n'uyu mugabo witwa Garone Diop, ndetse n'intumwa zari zaturutse i Roma. Imishyikirano ya gishuti, bari bahawe ubushuti, abo bantu bari bahawe ubutumire, izo ntumwa kugira ngo zize zijoining muri iyo sesiyo, ariko haza kubaho no gusangirira hamwe no kuganira. Ibyo bintu mu by'ukuri bitigeze bigaragara ngo abantu babashe kubibona. Umuntu wa mbere wari uri muri iryo wari watumiwe muri iyi sesiyo n'uyu mugabo, uyu yitwa Dr. Kasri Isamoa. Uyu Dr. Asri Isamoa special guest nk'uko mubibona at the Adventist General Conference session, kandi nanone akaba special guest ni Vatican. Ahangaha mbere yuko aza muri sesiyo ya 61 baramukwereka ari kumwe na Papa w'i Roma. Yari yaje ubusanzwe. Uyu Kasri Isamoa ni he is the secretary of the Global Christian Forum. Akaba kandi yari special guest at the 61st General Conference session in Saint Louis. He is an agent of Rome that is committed to working toward global Christian unity. Akaba ari umujesuiti cyangwa se ari intumwa ya Roma. Umu agent, yavuze agent ni intumwa cyangwa se yes, ni intumwa ya Roma ihagarariye ushinzwe kwimakaza iki kintu cyitwa global Christian unity, ubumwe bwa gikristo ku isi yose. Ndagira ngo mutekereze kuri iki kintu, kuri ibintu biri kugenda bibaho muri iki gihe, aho icyitwa ecumenisme cyangwa se ubwihuze bw'amadini, ubumwe bw'amadini, amatorero ya gikristo ari kugenda arushaho kwishyira hamwe. Iki ngiki kirasa neza nk'icyo tubonye Balamu yarimo agenda akorera Abisiraheli. Muzakomeza gusoma hano baravuze ngo his main emphasis is focused on fostering Christian unity and encouraging churches to move beyond their doctrinal differences. Ikintu ashimangira cyane nuko amatorero ya gikristo akwiye gushyira hamwe, akirengagiza cyangwa se akarenga imipaka ishingiye ku byo ayo madini ashobora kuba yizera. Ese iki ngiki kimeze nk'icyo Abisiraheli barimo bagenda bakora igihe bagendaga bakareka imyizerere yabo, bakareka umucyo w'ibyanditswe byera bari bafite, maze bakajya kwihuza n'abamowabu ku musozi w'i Pewori, aho byarangiye batangiye kuramya Bali ndetse no gukora bya bikorwa bitandukanye by'urukozasoni twabonye. Ndagira ngo tugende kuri slide ikurikiyeho, kuko ntabwo ari uyu wenyine. Hano turahabona undi mugabo bamwita ngo ni general cyangwa top leader of Salvation Army, bamwita Brian Pedo. Uyu uri ku ruhande rw'ibumoso wambaye ikote rimeze nk'irya gisirikare, yango muri kumubona.
uyu bamwita Brian Pedo, ndetse akaba ari kumwe n'uwitwa Colonel Kenneth Johnson. Abangaba nabo bari special guest at the Adventist General Conference session ejo bundi, kandi uyu mugabo nawe akaba ari Secretary of the Salvation Army. Kenneth Johnson was the next person named who attended the ecumenical lunch. Iyi lunch yabereye hariya muri ya GC basangira ifunguro rya kumanywa. Uyu mugabo nawe yari ayirimo, bayise ngo ni ecumenical lunch. Ubwo ni iteraniro ryo gusangirira hamwe abantu bahuje ikintu cya ecumenisme. Nababwiye ko bisobanuye urwiyunge rw'amadini baturutse muri Salvation Army, kandi aya ngaya nayo muzi ko ari amadini afite aho ahuriye hafi na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Dukomeze turebe undi nanone wari watumiye muri ya session. Hano murahabona undi mugabo bamwita Everton Jackson, uyu uri muri kano kaziga k'umweru. Iyi ni ifoto yafashwe mu mezi 6 ashize ari kumwe n'abayobozi from the Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Uyu mugabo bita Everton Johnson, nawe ni Jackson, ntabwo ari Johnson, mumbabarire. Nawe numwe uri agize akanama gashinzwe icyo bita Pontifical Council. Pontifical Council ni akanama kaba gaturika ariko gashinzwe ku promotinga cyangwa se kwimakaza ubumwe bwa Gikristo, cya kindi twabonye cyitwa ecumenisme. Uyu nawe yari intumwa yatumiwe, yaje muri iyi session ya 61. Mbese muri kubona urugero rwo hejuru urwiyunge rw'amadini ruri kugeraho, ndetse na bamwe mu bayobozi bitwa ko bahagarariye ubwoko bw'Imana bari kugenda bagiramo uruhare, ndetse aho bari gutwara ubwoko bw'Imana babujyana. Mbese bitandukanye n'ibyabaye ku Bisiraheli. Ibi byabaye ku Bisiraheli cyari igikorwa kibigaragara, ariko uyu munsi nka Isiraheli y'iby'umwuka ndetse n'ibizagenda bijya mbere nabyo bizajya bigaragara, ariko mu buryo bw'umwuka. Ubusambanyi bwa kiriya gihe bwakozwe mu buryo bugaragara, nubwo n'uyu munsi nabwo tugiye kubona muri slide zikurikiyeho nabwo ko ibikorwa by'ibigaragara bizaba, ariko noneho uyu munsi tugomba kubibona mu yindi shusho nanone y'iby'umwuka. Kandi ibi bintu byabaye ku Bisiraheli, twabonye ko byatumye Isiraheli itandukana n'Imana, byatumye abantu benshi batakaza amahirwe yo kugera mu gihugu cy'isezerano. Mbese n'uyu munsi bishobora kurangira ubera wa Isiraheli atuvuyemo, nk'uko twabisomye mu gitabo cya Yesaya mu gice cya 30. Reka twongere dusomera murongo wa 8, Yesaya igice cya 30 murongo wa 8. Reka dusome murongo wa 9, kuko ari ubwoko bugoma, abana babeshya, abana badakunda kumva amategeko y'Uwiteka. Bamenya bati ntimukarebe, bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje, muhanura ibinyoma, muve mu nzira muteshuke, mutume wa Isiraheli atuvamo. Twari twasomye haruguru amagambo akomeye cyane atubuza kwifatanya n'abantu tutizera kimwe tudahwanye. Reka tugende kuri slide ikurikiyeho maze dukomeze twumve icyo Uwiteka aduhamagarira uyu munsi wa none. Kwifatanya n'abasenga ibigirwamana ndetse no kujya mu birori byabo nibyo byatumye Abaheburayo bashorwa mu kwica amategeko y'Imana, bityo bakururira ishyanga ryabo ibihano byayo. No muri iki gihe iyo Satani atumye abayoboke ba Kristo bifatanya n'abatubaha Imana kandi bakabatera kujya mu binezeza byabo, agera ku ntego ye neza yo kubashuka, yo kubagusha mu cyaha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga mu rwakare rw'Abakorinto igice cya 6 mu 17 ngo nuko nimuve hagati y'abandi mwitandukanye, ni Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye. Rwakare rw'Abakorinto igice cya 6 mu 17. Nuko nimuve hagati y'abandi mwitandukanye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko uyu munsi wa none turi kubona abantu bagenda ahubwo barushaho kwimbika mu bumwe bagomba kugirana n'abatizera Imana. Niyo mpamvu mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 3 reka naho tuhasomye. Isomo narikizeho ahangaha kuri screen ngira ngo muraribona. Hari amagambo avuga ngo nyabuna bwoko bwanjye, abakuyobora barakuyobya bakarimbura inzira unyuramo. Nyabuna bwoko bwanjye ni amagambo yabwiye Isiraheli ya kera,
ariko uyu munsi wa none nanone arongera asubirwamo iseri ya none. Nyabuna bwoko bwanjye, abakuyobora barakuyobya bakarimbura inzira unyuramo. Yesaya igice cya 3 umurongo wa 12. Niyo mpamvu muri iki gihe nanone abantu bameze nka Balamu turababona, abantu batandukanye n'Imana mu mitima yabo. Nibyo koko hari abashobora kuvuga bati aba bantu bagiye bakora umurimo ukomeye mu itorero ryacu, bakavuga ati aba nibo bazanye ububyutse, nibo bazanye gahunda izi n'izi. Ariko twasomye ko mu mateka ya Balamu nawe yahoze ari umuhanuzi w'Uwiteka, yahoze ari umuntu w'Imana, ndetse Israheli yamwemeraga nk'umuntu w'Imana. Ariko se byarangiye bigenze gute? Byarangiye nta kindi akoreye Israheli. Abo bakomeje kuyoboka bakumvira Balamu aho kumvira icyo ryari ryarabigishije. Byarangiye abayoboye maze abagusha ahantu byarangiye batandukanye n'Imana. Paje 314 dusoma aya magambo twihuta. Imana ishaka yuko ubu habaho itandukaniro rinini cyane hagati y'abantu bayo. Mwumva ikintu Imana ishaka. Imana ishaka yuko habaho itandukaniro rinini hagati y'abantu bayo n'ab'isi, haba mu migenzo, mu ngeso no mu matwara. Ibyo Imana irabishaka nk'uko yabisabaga Abisiraheli ba kera. Niba kurikiza inyigisho zo mu ijambo ry'Imana badakebakeba, nta kabuza iri tandukaniro rizabaho. Niba koko turi ubwoko bw'Imana kandi tugakurikiza ijambo ry'Imana, nta kabuza iri tandukaniro hagati yacu n'abapagani rizabaho. Imiburo Abaheburayo bahawe babuzwa kwivanga n'abapagani ntiyari isobanutse kandi ngo ibe yumvikana kurusha ibuza abakristo gukurikiza umwuka n'imigenzo by'abatubaha Imana. Kristo aratubwira ati, ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Ubucuti bw'isi butera kwangwa n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 4. Abayoboke ba Kristo bagomba kwitandukanya n'abanyabyaha, bagahitamo kwifatanya nabo gusa igihe hari uburyo bwo kubagirira neza. Mwumva aya magambo muyitonde. Twemere kwifatanya n'abanyabyaha ryari? Twemerewe kwifatanya nabo igihe hari uburyo bwo kubagirira neza, ari uburyo bwo kubagezaho agakiza. Ariko ibi ntabwo bisobanuye ko tuzifatanya nabo ngo tugende twihuze nabo mu bikorwa byabo bihabanye n'amahame yo gukiranuka. Ntidukwiriye kurenza urugero mu kwirinda gufatanya n'abatujyana kure y'Imana. Igihe dusenga tuti ntutujyane mu bitwoshya, tugomba kugendera kure y'ibitwoshya uko bishoboka kose. Uyu ni umuburo w'ijambo ry'Imana, kandi aha ni Israheli ya kera yaguye. Rero umuburo bahawe ni nawo muburo duhabwa uyu munsi. Nta n'intambwe nimwe dukwiye gutera y'ubufatanye hagati yacu n'abatubaha Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Dukomeze tujye mbere. Igihe Abisiraheli bari bamerewe neza kandi bafite umutekano, niho bashoboye mu gukora icyaha. Bananiwe gukomeza guhanga amaso Imana, basuzuguye gusenga, maze bimuka umwuka wo kwiyemera. Hano ndagira ngo dushiftinge noneho tujye ku yindi ngingo nayo ikomeye. Hano tumaze kubona ubwihuze. Ntabwo nabasha gushyiraho ibintu byose ahangaha bigendeye uyu munsi wa none, namwe ibyinshi mugenda mubyibonera bihwanye neza n'ibyabereye hariya muri kiriya kibaya cy'Ishitimu. Navuga iki? Sinose mbabwire iby'amakorali yacu, abaririmbyi bacu bajya mu yandi madini bakajya kwifatanya nabo ahari kugira ngo bakunde babone views nyinshi cyane, kugira ngo bibirangirire, bakajya kwihuza n'abanyamahanga, bagafatanyiriza hamwe, bagakorera hamwe indirimbo, maze zikitwa ngo ni indirimbo zo kuramya. Indirimbo zo mu gitabo cyacu zigafatwa zigacurangwa mu buryo butakaje umwimerere wazo kugira ngo abantu bashimishe irari ryabo. Ni ibintu byinshi cyane, kandi ibi ngo byageze ku Bisiraheli mu gihe bari bamerewe neza. Kudamana no kwihugiraho byasize umunara wo mu mutima utarinzwe, maze ibitekerezo bibi birinjira. Abagambanyi bari imbere mu nkike, kina cyo mu cyitondere.
abagambanyi bari imbere mu nkike nibo bakuyeho ibihindizo by'amahame bakurikizaga maze bagambanira abisiraheli mu maboko ya Satani. Ni muri ubwo buryo Satani ashaka kurimbura umuntu. Isiraheli yarimbutse biturutsemo imbere. Abagambanyi bari imbere mu nkike. Tubonye abahanuzi bitaga ko ari abantu b'Imana. Birangiye rero batandukanije Isiraheli n'Imana, baturuka imbere bajya kugambanira Isiraheli ku banyamahanga. Rero reka nanone tuvuge ikindi kintu gikomeye, icyaha cyaguye n'ab'ishyanga cyabatandukanije n'Imana. Igihe bari bamaze kujya muri uwo rwihuze, muri uko kwifatanya, nta kindi cyakurikiyeho ni uko bakoze icyaha cy'ubusambanyi, ndetse batangira kurya intonorano nk'uko twabisomye mu Byahishuwe, ndetse barasenga ibigirwamana. Igihe Balamu yahamagarirwaga kujya kuvuma Abaheburayo akoresheje ubupfumu bwe bwose, ntiyashoboye kubavuma kuko Uwiteka atabonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, kandi nta bugoryi yabonye mu Bisiraheli. Kubara igice cya 23 umurongo wa 21 na 23. Ariko igihe bicaga amategeko y'Imana kubwo kwemera gushukwa, uburinzi bari bafite bwabakuweho. Iyo abantu b'Imana bakomeje kubahiriza amategeko yayo, nta kuragura kuba mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buba mu Bisiraheli. Nta kuragura, nta bupfumu. Icyo gihe imbaraga zose n'uburiganya bwa Satani birakoreshwa kugira ngo bibagushe mu cyaha. Iyo bavuga ko bafite amategeko y'Imana bahindutse abicaye mu mategeko, ibyo ayo mategeko ategeka bitandukanya n'Imana, kandi ntibashobora guhangana n'abanzi babo. Uyu munsi muzumva abantu benshi bavuga bati turi ubwoko bw'Imana, turi ubwoko bw'Imana. Ariko iyo abubahiriza amategeko y'Imana bahindutse abayica, ntibashobora guhangana n'abanzi babo, kandi icyo gihe baba batandukanye n'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira. Bareke dukomeze mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, dusoma amagambo akomeye avuga ngo, paje ya 315 nanone, Abisiraheli bataneshejwe n'ingabo cyangwa ubupfumu bw'Imidiyani, bagushijwe n'indaya zabo. Iki nicyo nashaka ko noneho tujyaho, ari nacyo nshaka ko dusoreza. Abisiraheli bataneshejwe n'ingabo cyangwa ubupfumu bw'Imidiyani, bagushijwe n'indaya zabo. Ngubwo ubushobozi abagore bakorera Satani bakoresheje ngo bagushe umutuku kandi arimbure benshi, kuko yagushije benshi abakomeretse. Ni ukuri abo yishe ko urubyaro rwa Seti rwashutswe rukareka ubudahemuka bwarwo, kandi niko urubyaro rwakiranukaga rugahenebera mu bibi. Uko niko Yosefu yageragejwe, niko Samusoni wari umutabazi w'Abisiraheli yagambaniye imbaraga ze mu maboko y'Abafilisitiya. Aho niho Dawidi yasitaye. Ni naho Salomo, umwami warushaga abandi ubwenge, yahindukiye imbata y'irari maze arekura ubunyangamugayo bwe kubw'iyo mbaraga mbi ituma umuntu atubwira. Abisiraheli bamaze gutandukana n'Imana, Abisiraheli bamaze kwifatanya n'abanyamahanga, byarangiye batangiye gukora icyaha cy'urukozasoni. Ntabwo byagarukiye aho, ahubwo bavuye i Bali-Pewori, maze abagore b'Abamidiyani batangira ihema y'Abisiraheli. Ndagira ngo muzakomeze musome iki gice kuri no paje ya 313, musome amateka ateye ubwoba y'ibyabaye kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Dufite umwanya mutoya na internet yagiye dutenguha, ndagira ngo ndase ku ntego nere gutinda cyane. Iminota nari mfite isa nkaho yarangiye. Reka tujye ku yindi slide. Mu gitabo cyitwa Gospel Focus, ndi kugenda ngana ku musozo n'ubundi, paje 124, dusoma amagambo akomeye avuga ngo, ibigeragezo byihariye bya Satani byibasiye umurimo w'ibwirizabutumwa. Tuti bavandimwe, dusangiye ihamagarwa kandi twatorewe gukora uyu murimo uheruka, tugahabwa ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ndi kuvuga Abadiventiste umunsi wa karindwi muri rusange.
nk'uko abisirayeli bari bahagaze muri kiriya gihe niwe wagombaga guhesha isi agakiza, nk'uko ihamagara ry'Imana ryari. Natwe uyu munsi twashyizwe muri uwo mwanya. Mwumve ikintu kigomba kutwibasira. Ibigeragezo byihariye bya Satani byibasiye umurimo w'ibwirizabutumwa. Satani azi neza ko abagabura ari abantu bifitemo ubumuntu ubuntu no kwera. Azi ko ubutunzi bw'ubutumwa bwiza bahawe ari ubwashyizwe mu bibindi by'ibumba, kandi imbaraga z'Imana zonyine nizo zishobora kubahindura ibikoresho bifite imbaraga byo gukoreshwa ku bw'agakiza k'imitima y'abantu, kandi ko mu murimo wabo bashobora kugera ku ntego gusa ari uko bemereye Data uhoraho kugira ngo agenge ubugingo bwabo. Ibi ngibi Satani arabizi neza. Azi ko abadivantisite b'umunsi wa karindwi nta kindi turi cyo, nubwo twahawe ubutunzi bukomeye cyane, nubwo abantu bashobora kutureba bakadutangarira, ariko bavandimwe, nta kindi turi cyo. Ubutunzi dufite ntabwo turi zahabu, ahubwo turasomye ngo ubwo butunzi buri mu bibindi by'ibumba, kandi ibyo bibindi bishobora kumeneka isaha iyo ari yo yose. Ibyo Satani arabizi neza. Niyo mpamvu rero agomba kutwibasira nk'uko yibasiye abisirayeli. Kereka gusa turamutse twiyeguriye Imana kugira ngo uhoraho agenge ubugingo bwacu. Kubera izo mpamvu Satani azagerageza gukoresha ubucakura bwe bwose kugira ngo abashore mu cyaha, kuko azi neza ko kubw'umwanya bafite gukora kwabo bituma gukora icyaha kwabo, muri hangana hano hari amagambo nasimbutse, gukora icyaha kwabo bituma kirushaho gukomera muri bo, kubera ko iyo bakoze icyaha baba bihinduye abagabura b'ikibi. Amagambo ari muri Gospel Workers. Gukora icyaha kwacu tuza twihindura abagabura b'ikibi, niko byagendekeye abisirayeli, kandi birangira batsinzwe. Ibihumbi byinshi batsindirwa ku rugabano, kandi kuri benshi muri iki gihe Satani azatwibasira nk'uko yibasiye abisirayeli. Review and Herald yo mu kwa gatanu ku itariki 12, nawe yanditsemo amagambo avuga ngo hazabaho abagore. Hano hari abagore, buri wese mu gika cye ashyiremo, wavuga abagabo, wavuga abasore, wavuga n'inkumi, ushyiremo icyo ushaka. Bazahinduka abashukanyi, kandi bazakora ibishoboka byose kugira ngo bireherezeho abagabo ndetse bitume babitaho. Bazabanza guhirimbanira kubatera kubagirira impuhwe, bakurikizeho kubakunda, hanyuma babagushe mu mutego wo kwica itegeko ryera ry'Imana. Ibi ni ibintu byugariye abisirayeli ba none mbere y'uko twambuka Yorodani. Abisirayeli binyuze mu kwifatanya n'abapagani bakajya mu birori byabo byo kwinezeza, bakajya muri ibyo bikorwa byabo byo gusenga ibigirwamana, bakumva umuziki, bakabyina, bagakora ibyo bintu byose, byarangiye bashoboye mu kwica amategeko. Ese nako bizatugendekera uyu munsi abakurambere n'abahanuzi paje 315. Ibinezeza byinshi byabaye gikwira muri iyi si muri iki gihe, ndetse bikarangwa no mu bavuga ko ari abakristo, byerekeza ku iherezo rimwe nk'iby'abapagani byerekeje. Mu by'ukuri hari bike muri ibyo Satani adahindura mu kurimbura abantu abinyujije mu makinamico. Satani yakoze igihe kirekire cyane agira ngo akangure irari kandi ahikicara ingeso. Amakinamico kugira ngo mwize ku bantu bagiye biga ibyigisho Walter White yakoze, bivuga igitero gikaze, mwagiye mubona amakinamico aho yagiye aturuka mu byitwa Jesuit Theater. Amakinamico y'abajesuite nibo bazanye ibi bintu by'amakinamico. Ariko uyu munsi ndagira ngo wenda ku bantu bakurikira amaradiyo bo mu Rwanda, nta radiyo nimwe bapfa kubona idacaho ikinamico. Binyuze mu makinamico, reka twumve ibindi. Imikino ijyana n'umuziki, imikino ijyana n'umuziki. Uyu munsi muzika ni ikintu kigezweho cyane, kandi ku rubyiruko n'abasore utibagiwe, ndetse n'abagabo n'abagore. Ndetse uyu munsi ahari imbaraga iri mu isi wagira ngo
ni ibisazi, kuko ubu n'abasaza ntabwo batanze. Imikino ijyana n'umuziki, gucuranga, kubyina no gukina amakarita, kubyina no gukina amakarita, aho ibyo byose Satani arabikoresha kugira ngo asenye imbibi dushyirirwaho n'amahame atugenga, kandi akingurire amarembo gushimisha irari ry'umubiri mu iteraniro ryose ryo kwinezeza, aho ubwibone buhabwa intebe cyangwa hakarangwa n'inda nini, aho umuntu yibagizwa Imana kandi ntaba akizirikana ibyiza bizahoraho. Aho niho Satani akoreshereza iminyururu ye akaboha umuntu. Impamvu icyo turi gukora nta kindi ni ukwiriye. Bavandimwe, hano nanditse amagambo avuga ngo by beholding we change, ni amagambo yanditswe na Ellen White. Duhirwa n'icyo dutumbiriye. Iki gihe abisirayeli bari baguwe neza, bari mu kibaya, bari mu gicucu, bari mu kibaya ahantu hameze neza, nta bundi burinzi bwonyine bari kugira uretse gukomeza komatana n'Imana no gusabana nayo. Muri iki gihe ubwo isi kataje mu iterambere, ubwo hariho ibintu byinshi abantu bari kugenda bageraho bigenda bibahereza umutekano ndetse n'amahoro, nicyo gihe cyo kurushaho komatana n'Imana. Ku bantu batazomatana n'Imana bazatembanwa n'umwuzure w'ibi byose ndi kubabwira. Kandi amagambo ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 22 umurongo wa 14 bizarangira asohoye ku bw'iki gisekuru. Kadusoma uwo murongo, Matayo 22 umurongo wa 14. Aravuga ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Abisirayeli bari babazwe barenga ibihumbi, bari mu 600 utabariyemo abana n'abagore. Bose baguye mu kibaya cy'Ishitimu uretse abantu babiri bonyine. Reka kubw'ubuntu bw'Imana mbasabire nanjye nisabira kugira ngo Imana iturindire muri iki kibaya. Imana iturindire aha hantu tugeze, ubwo tureba Kanani imbere yacu, tutazasiga ubugingo bwacu muri iki kibaya. Paje 115 Abakurambere n'Abahanuzi. Icyaha Abisirayeli bakoreye Bali Pewori cyatumye Imana ihanisha ishyanga ibihano byayo. Nubwo muri iki gihe ibyaha nk'ibyo bidashobora guhanirwa nk'icyo gihe, ngo abantu bahite bafatwa na mugiga mu buryo bugaragara bapfe, byanze bikunze igihe kizagera abantu babihanirwa. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, ntabwo Imana izigera yivuguruza. Hateganijwe ibihano bikomeye cyane bireba ibyo byaha, bitinde cyangwa bitebuke, ni ibihano bizahabwa umuntu wese wica amategeko. Ibyo byaha kurusha ibindi byose nibyo byatumye inyoko muntu ihenebera mu buryo buteye ubwoba kurusha ibindi byose. Kandi abantu baremererwa n'indwara n'ubutindi byabereye isi umuvumo. Abantu bashobora kugera ku ntego yo guhisha bagenzi babo ibyaha byabo, ariko byanze bikunze bazasura ingaruka yabyo, haba mu mubabaro no mu ndwara, kumugara cyangwa mu rupfu. Kandi hiriya y'ubu buzima urukiko ruzaca urubanza kandi rukazatanga ibihano by'iteka. Abagalatiya 5:21. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ariko Satani n'abamarayika babi, umugabane wabo uzaba muri ya nyanja yaka umuriro, ari rwo rupfu rwa kabiri. Byeshe 20:14. Bavandimwe, nubwo abantu bashobora kwishora mu byaha nk'ibyaranze Sodomu na Gomora, nk'ibyaranze Abisirayeli mu kibaya cy'Ishitimu, hano hari abantu nagiye mbona bagiye bakomeza kwandika batanga inyunganizi muri comment, nagiye mbabona. Imana ibaha umugisha, bareba ibyagiye uburyo ndetse no mu itorero ibyitwa ubutinganyi byahawe intebe. Ibyo byose ntabwo nari kubona umwanya wo kubivugaho, ariko Imana iha umugisha bene data bagiye babigarukaho. Ibyo byose nibitwereka aho turi uyu munsi wa none. Nubwo byagaragara nk'aho Imana icecetse muri iki gihe, ndababwira ukuri yuko bizarangira n'ubundi Imana itanze igihano
nk'icyageze kuri Isirayeli ya kera. Kandi igihano nta kindi ni uko abantu bazarimbukira muri iyi si bagatakaza amahirwe yo kugira mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero mbashimire kandi dushimire Imana ibanye natwe nubwo bitari byoroshye, icyisho kikaba gitambutse. Soza mbasabire kugira ngo nanjye nisabira ubuntu bw'umwami wacu bube kuri twe cyane, kandi ubuntu busaze ku munyabyaha ruharwa ukorere ku mitima yacu, tubusagirizwe kugira ngo nubwo twari twaragize intege nke mu gihe cyashize, tukagwa mu mitego tugushijwemo n'abameze nka Baramu muri iki gihe, cyangwa n'uburangare bwacu, kubw'ubuntu bw'Imana tugwe ku birenge bya Kristo, dupfukame munsi y'umusaraba, maze twongere kwakira umucunguzi wacu mu mitima yacu, twongere gusaba imbabazi z'ibyaha byacu, kandi kubwo kwizera Kristo yiteguye kutwakira no kutubabarira. Kandi uyu munsi wa none reka buri wese agambirire ubwo tureba Kanani hakurya, bavanye twere kugwa hakuno ya Kanani. Reka Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.